basoma burira imodoka ndavuga ngiye ko mutampamagara se kandi utari kuri lisite kandi ari njye wayikoreye ni gute mburaho. Imana yagukuye kuri lisite nta wayigushyiraho. Imana yakugaburiye nta wakwima, Imana yakwimye nta waguha. Ariko abantu baharanira ngo kujya ngo kwiga ngo gukora ibizamini ngo gukora ibiki, Imana itagushyize ku rutonde nta wagushyira ku rutonde. Noneho urumva nari umuntu ukomeye, narishinzwe gupima impanuka zo mu muhanda, abantu bose banzi, abantu bambwira ati afande uraho, afande ari afande. Umunsi umwe numva gukora ibyaha ndabirambiwe. Icyari kibabaje nageraga mu rugo nkareba abantu bose bahasengera nkabona nta numwe twakicarana, nkabona bose ndabarenze, nkabona bari munsi yanjye, nkabona ni abakecuru, nkabona ni abagabo badasobanutse, urumva nkavuga nta bantu ntabwo twasengana, ni abasuzuguritse. Umuntu uvuye mwumva wapi. Ariko Imana ijya ibasha gucoca umuntu ikamumanura ikamushyira ku itapi. Imana ijya ibasha twongeye kubaha ikaze mwese mukurikira G Brothers. Turabashimiye cyane ko mwahisemo kudukurikira. Aka kanya tugeze mwanya mwiza, tugize amahirwe yo kwakira umukozi w'Imana afite ibintu byinshi cyane bimuri ku mutima. Ni nk'Imana ibitwohereje abakozi bayo kugira ngo batange ibibari ku mutima, bibarimo kugira ngo bifashe imitima yacu. Ko tugiye tubibona cyane muri comments, iyo mwanditse muri comments n'abantu batagiye babikora, ni byiza ko mwajya mwandika muri comment mukatubwira ko ijambo cyangwa se ikiganiro ubuhamya butanzwe ko mubyakiriye, ese hari icyo bigufashije, ese hari umwanzuro ufashe ubirangije. Ni byiza cyane kugira tumenye ko ibintu turi gutanga hari icyo biri kumara, hari umurimo Imana iri kwikoresha. Ariko nanone kuba wenda mutavuze cyangwa kuba utanditse ntago bivuze ko ntacyo byagufashije. Turabizi ko hari abantu benshi banezezwa no kwirebera bakigendera, akamenya ko bimufashije ntabisaka cyangwa se ntabivuge cyane. Turabashimiye cyane ko muduhitamo umunsi ku munsi. Uyu munsi nk'uko nari mbivuze turi kumwe na mwene data yitwa Pierre. Ibindi numva ari buze kubivuga mu kiganiro. Mbere yo kumwakira reka musabe adusengere twinjira muri uyu mwanya kugira ngo Umwuka Wera amanukire umuntu udukurikiye, ndetse natwe tugiye gukora kino kiganiro tugiye kukiyobora, nawe ugiye kuvuga imbaraga z'Imana zimubeho. Amen. Turagushimiye Imana nziza, turagushimiye kwa kuri Imana y'amahoro. Uri Imana yumva gusenga kw'abayisenga, uri Imana itari igipfamatwi, ahubwo uri Imana yumvira hose icyarimwe kubayihamagara ku manywa ndetse na nijoro. Mbere yuko twe tumenye ibizatubaho ububizi, ntabwo ujya utungurwa n'iminsi cyangwa ibihe. Niyo mpamvu uyu munsi nubwo twe tutari tuwiteguye, ahari wowe warwanditse kera kuri lisite bizatubaho mu buzima warawushyizemo. Turakwinginze rero kugira ngo twese, ari njye ari mwene data, ari abazakurikira ijambo ryawe bose, uzabafashishirize ubuntu bwawe. Nudushyigikire kandi umugisha wawe kuri twe, ubwiza bwawe no gukiranuka bitwomeho iteka, kandi udukomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nakumenye ntarakurema, nakumenye utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe, nkushyiraho kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yes. Pia nawe sinzi niba ari kubyizera ko Imana yakumenye utari waba muri biriya byose ugiye kutubwira, utari wabicamo, utari waba uri uyu munsi. Imana azi ko ibintu byinshi cyane bizakubaho, ndetse n'uyu munsi ntago watunguye Imana. Bano bantu bagukurikiye ntago byatunguye Imana, bo bishaka kuba bigiye kubatungura cyangwa se shaka kuba bigiye kubona ari ubwa mbere, ariko Imana yari ibizi ko umugambi wayo kuri uyu munsi uzatambutsa ubutumwa cyangwa se ubuhamya bwawe kuri uyu murongo. Reka nkwereze ikaze wibwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Wabivuze, nitwa Jean Pierre Muzigirwa, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, sengera mu itorero rya ADEPR paruwasi ya Bugarama, niwo mudugudu wanjye. Ndi umusore witegura kuba umugabo. Wow, félicitations. Merci. Ndi umusore witegura kuba umugabo, mfite mariage. Ejo bundi ku itariki 23 z'uku kwezi hazabaho gusaba no gukwa no gusezerana mu murenge w'umukobwa mu karere ka Nyabihu. Ku itariki 20 z'ukwa 11 hazabaho mariage mu rusengero. Imana iduha umugisha, hasigaye dutangira urugendo rwo
abantu tuza gusoza bagukunze bazi kugutwerera. Imana ibaha umugisha. Ntabwo nabica ku ruhande kuko nanjye mbufite, nanjye nasaba nuko bantwerera, ariko ntabwo abyo tugiye kuvuga uyu munsi, ahubwo hari imirimo Imana yagukoreye. Uko ni ukuri. Wabonye Imana pe n'amaso yanjye. Wabonye Imana n'amaso, wayikozeho. Ntabwo ari tujya tuvuga ngo twayikozeho, abantu wenda bakavuga se wayikozeho ute mwahuriye, ariko hari ibintu umuntu bimubaho, hari ibintu umuntu acaho bikaruta nuko kuyibona umuntu yavuga, bikaruta nuko abahuje amaso ku maso akabona abonye Imana mu buryo butangaje. Ijana ku ijana. Reka twinjire mu buhamya bwawe. Wenda wavukiye he, uvuka ute, ukura ute, kugira ngo wenda tubone aho dutangirira. Urakoze cyane. Wavuze ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nakumenye ntarakurema, ndakweza ndagutunganya ngushyirireho kugira ngo uze umuhanuzi w'amahanga. Nanjye niko byagenze. Njyewe navukiye muri Kongo, niho ababyeyi banjye bambyariye, niho bashakaniye, amateka uko nyumva cyangwa banganiriza. Ariko mpereye kuri iryo jambo aruvuze, papa na mama bakimara gushakana, bashakaniye muri Kongo, bakimara gushakana babonanye nka none nk'ejo mama baramuroga. Ufite ubwo nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ingahe? Nk'iminsi ibiri, ari bana n'umugabo we nyine nta kibazo. Baramuroga, bamaze kumuroga ntiyaba umukobwa ntiyaba umugabo, ntiyongera kubahiriza amabanga y'abashakanye. Amara igihe kingana n'imyaka 2 n'igice, kuvuga ngo imyaka 2 n'amezi 6 abaye muri ubwo buzima. Si umukobwa si umugore? Si umukobwa, yarashatse. Igihe cya mbere ibyo bagomba gukora barabikoze. Bucya mu gitondo nyine waje kubaruga arabaruga bitewe n'ibyo yabatse barabimuha. Bamaze kubimuha nyine bajya gukora ibyo agomba gukora, kuko imbaraga za Satani ziriho kandi zirakora. Gwe tuvuga imbaraga z'Imana ko ziriho nuko n'iza Satani ziriho. So nyuma y'iyo myaka 2 n'igice abayeho muri ubwo buzima, afata ibihe byo gusenga. Arasenga, ahabwa amasengesho n'Imana. Imana niyo guha amasengesho uze yasenge bifite impamvu. Ahabwa amasengesho n'Imana, arasenga. Amaze gusenga ya masengesho yashoje, Imana ubwayo iragaruka iramuvura, imwambura rwa ruhu bamwambitse rutuma atabasha kubahiriza amabanga yo mu rugo. Arangije no kubyara ntibyari gushoboka, abantu wenda kandi gute se yabyara ate kandi batabonana nk'umugabo n'umugore? Ntabwo babonanaga nk'umugabo n'umugore, ntabwo byari gukunda. So amasengesho yarangije, mu gitondo ngo umuhanuzi aza mu rugo. Ni inkuru bampa ababyeyi. Umuhanuzi abyukira mu rugo aravuga ati uwo mwana azitwa Imana niyo nkuru, azitwa Jean Pierre. Amazina nuko yafashe. Ni wowe wahise uvuga? Uwo ni wowe mfura. Aravuga ati nuwo. Papa ngo aravuga ati abaporo barabavuze, ati uyu ntazi ko nta n'ikintu tujya twimarira, ntazi ko nta kigenda. Ariko Imana yacu ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera, kandi ni Imana itajya ibasha kubeshya. Niyo mpamvu ibyo turebesha amaso y'umubiri bituvuna cyane, kuko tubitekerezaho umwanya munini tubona nta gisubizo, ariko nyamara igisubizo kiba kiri hafi yacu ahantu tutanazi. Bimaze kumera gutyo ndavuka mbaho, kuko y'Imana yakuvuye nta muntu ushobora kongera kukuroga. Imana irakuvura, Imana igira ubudahangarwa. Urumva rero ko Imana yamenye n'iwacu bataratekereza ko nzavuka, babona batazanabyara. Ahubwo urumva umukecuru yaramaze kwiheba ko atazigera abyara, yari azi ko byarangiye. Ageze ubwo ahereza muzehe uburenganzira, aramubwira ati shaka undi mugore. Yari yamubwira ati shakira undi mugore, wenda muzabasha gukora ibyo mukora. Nawe muzehe nawe agiye ku ruhande biranga, Imana iramufata biramunanira. Aragaruka aravuga ati rero wa muvandimwe we, ari njye ntacyo nshoboye nawe ntacyo ushoboye, reka twibanire nk'abavandimwe, ube mushiki wanjye mbe musaza wawe. Bahitamo kubana gutyo, ubwo ari musaza na mushiki, biberaho muri ubwo buzima imyaka 2 n'amezi 6. Ni igihe kinini cyane, kugeza ubwo Imana yabavuye barubaka. Urumva ni nyefura iwacu, ariko nkurikiwe 5. Urumva ko Imana yatanze umugisha w'urubyaro. Uvukira muri ubwo buzima, uza uri umwana ukenewe cyane ukunzwe. Abantu bose nyine bavuga ati Imana ihabwa icyubahiro. Ndavuka, abandi ndakurikirwa, ariko nakurikiwe bitinze. Ariko Imana itanga umugisha w'urubyaro. Nagira ngo ubwire ngo iryo jambo ntago ari ikinyoma rivuga ngo Imana yamenye abayo
itarabarema bataragera ku isi irabezi, bashyiraho kuzaba abahanuzi, bashyiraho kuzaba abacuruzi. Hari n'abo yejereje gucuruza, hari n'abo yejereje gushora imari. Ntabwo abantu bose yabejereje kuba abahanuzi. Hari umuntu uba umushoramari muri byo agakoreramo umurimo akavugiramo ubutumwa %100. Hari umuntu Imana yaremye iramweza, imwezereza kuzaba umukire. Iravuga ati wowe nta kindi, manuka ku isi ujye kuba umukire, ubayoboza amafaranga, numara kubayobora uzankorera uko nzabishaka. Nicyo undi iramweza, iramubwira ati wowe ubuzima bwose uzacamo, ndakwejeje uzaba perezida. Akanyura mu buzima nk'ubu tujya twumva ubuhamya bwa excellence wacu, kumva ubuzima yaciyemo ukavuga ati nta nubwo ari guteza ko azaba perezida, ariko arakunzwe isi yose, Afurika yose. Nicyo Imana yamwejereje, imushyiraho, iravuga ati wowe uzayobora ubwoko bwanjye, uzaba perezida. Hari abantu rero bagira ngo Imana yeza abahanuzi gusa. Imana yeza abahanuzi, ikeza abavugabutumwa, ikeza abaririmbyi, ikeza abantu bose uko umurimo w'Imana uhagaze. Hari n'abishyiraho kugira ngo bazabe ibigerageza by'abandi. Tujya dusoma Bibiliya tukumva ba Nyamutunzi bo mu isi na ba Lazaro. Lazaro buriya yari ikigeragezo kuri Nyamutunzi. Nyamutunzi yari afite buri kimwe, afite ibintu byose, ariko Lazaro nta kintu yari afite. Lazaro rero yagombaga kuba abeshejweho na Nyamutunzi, kandi Nyamutunzi hari igihe abantu babona bafite umugisha w'amafaranga bakagira ngo nuko bakoze cyane. Tujya tubibona kuri za social media ngo igishoro cya mbere ni wowe, kora cyane uzagera kuri byinshi. Nibyo, gukora nibyo ni byiza, ariko kora uzi ngo ndi gukora icyo Imana yangeneye. Ese ibyo ndi gukora bifite intego? Kuko hari benshi tuzi bakoze ariko batigeze bagira icyo bageraho. Hari benshi tuzi bakora amasaha 24 kuri 28, baba muri kode imyaka 10, imyaka 20, undi agakora umwaka umwe akubaka 3. Rero nibyo, ni ugukora biremewe, ni mu masengesho ntagira ibikorwa abapfuye, ariko kora usenga Imana umenya ngo mbese ibyo ndimo nibyo nakagombye kuba ndimo. Ushobora gukora cyane ariko kubera kuri gukora ibyo Imana itakugeneye bikakubera impfabusa. 7 nyuma y'uko kuvuka narakurikiwe ndakura, ngira imyaka 7 sengera abantu. Impano Imana yashyizeho itangiye gukora. Ibyo wari ubikuye hehe? Mama yarakijwe cyane, iwacu bose bari bakijijwe. Bose bari bakijijwe. Noneho ikigeretseho mama yari umuhanuzikazi, akaba n'umuvugabutumwa. Mama yuzuye umwuka, yari afite imyaka 7 nawe utangira gukora ibitangaza ku myaka 7. Gusa ngiye itandukaniro, ababyeyi bahise bandimita, baravuga ati hoya ugomba kwiga ibi bireke. Ariko we icyo gihe ikintu twakwita umwuka wera cyangwa ikintu twakwita ububyutse katubyita ububyutse, nibwo wenda abantu bose babyumva neza. Icyo gihe ikintu cyitwa ububyutswe cyari kigezeho. None umuntu wese yizura umwuka wera, abantu bakamuba hafi, abashumba bakamwegera, abavugabutumwa bakamugendera hafi, abakeneye gusenga bose bakamugera, mbese bakabona nk'aho bungutse undi muntu w'igitangaza mu buzima bwabo. None ubu ngubu rero munanuzura umwuka wera, wenda bamwe bati ni ubutubuzi, haje kubonekamo n'imyuka we, niba nayita yera ni imyuka, harimo imipiratano, harimo imifeke n'imifoge, ari byose byaje kwivangavanga. So rero mu gihe cye rero umwuka wera ntabwo wari uvangiye. Nta mwuka wera w'ubutubuzi, ndetse wose uwera, nta wera w'ubutubuzi ubaho. Ibyo icyo gihe ntibyabagaho. Umuntu wese yakoreshaga ingabire y'Imana nk'uko Imana yayimuhaye, agakoresha ingabire y'Imana nk'uko yayihawe. Kuva ku myaka 7 ye rero yari umuvugabutumwa, yari umuhanuzi. Imana iramukuza, imuha igikuriro. Mu myaka 10 umuntu amureba akagira ngo afite nka 20, kandi akiri umwana. Yari afite ubwenge bwinshi, afite ubwenge, afite impano z'Imana. Kuko nkurikiye amateka, wumva mama yashatse afite imyaka 16, kandi bareba nyine ari inkumi yo gushaka. Noneho we ku myaka 7 utangiye uko guhanura n'iki barakubwira? Barambwira oya. Noneho ubuzima bwakurikiyeho nyuma yawe? Jewe ni ubuhamya burebure, numva turagenda tubucamo, dusimbuka, dufata kamwe dufata kandi. Hari ubuzima nabayemo kuva mvuka kugera kuri iyo myaka. Hari ubuzima nakuriyemo bwifashije, nyuma bwabukira n'ibindi biza kugenda kubw'imbaraga za Satani cyangwa kubw'igihe cyari kigeze cy'uko bugomba kugenda.
iyo myaka rero nayigeze 7 urumva ni twese turabize mu Rwanda ku myaka 7 umwana batangiye kwiga primaire. Nari igihe cyo gutangira kwiga narigaga njye mu myaka 7 nigaga mu wa kabiri. So icyo gihe rero ababyeyi banjye bombi bari bakihari. Muzaravuga ati uyu mwana utangiye kujya mu bintu byo gusenga, kuzuza umwuka wera, gusengera abantu, ko abantu mu rugo habaga icyumba cy'amasengesho kinini kandi gikomeye. Ubwo rero iminsi 24 abantu bazaga gusenga, urumva amasaha 24 abantu babaga bari gusenga. Icyumweru kigashira from Monday to Sunday abantu baza gusenga, from January to December. Nibwo buzima rugiye kubamo. Ya noneho rero kubera ko njyewe batifuzaga ko nzabaho ntarize, barambwira bati ubuzima bwo kuba mu cyumba cy'amasengesho oya, banza ufate ikaye n'ikaramu. Abantu bazaga kwisengeshereza mu rugo nabasengera bugacya mu gitondo bya bindi byasubijwe. Umuntu akaza kwisengeshereza asize umuntu mu rugo utabasha guhaguruka, nkamusengera nkamubwira umurwayi yasize mu rugo arakiza, bagahita bamutelefona ati wa muntu tubonye haguruka aragiye, bikabayobera. None abantu bagera mu rugo bati turashaka ko wa mwana dusengera. Kandi ubwo byari bimeze gutyo, turi mu buzima bukomeye butugoye, ariko imbaraga z'Imana ntago zikangwa n'imibereho igaragarira amaso. Hari igihe abantu bajya babona ko bakennye mu bigaragara, ariko imbere y'Imana ikabona n'abatunzi bakomeye, ikabona n'abakire, ikabona niyo ikareba wenda nka Kamembe yose ikavuga ati uriya muntu niwe muntu urimo. Kandi harimo abakire bafite ama etage, harimo abakire bafite ibiki, Imana ntibabone, ikabona wa muntu wayo kubera ko ayikiranukira. Rero imbere y'Imana turaba igiciro cyinshi, turi abantu bakomeye, turi abantu yaba twari tuzi agaciro dufite imbere y'Imana byagatumye dukora ibyo gukiranuka. Ahubwo kubera ko abantu batamenya agaciro bafite imbere y'Imana bituma bagenda uko bashaka, bituma bakora ibyo bashaka. Icyo gihe rero byatumye ndekeraho ibyo gusenga, naba ngiye no kujya gusaba ko mbwati oya jya kuryama ejo ufite ishuri, nkagenda nkaryama. Ntabwo byakwabazaga uve ko wenda impano yawe ariko impamvu bitambabazaga nari mfite ababyeyi bankunda, mbizi neza ko bankunda. Si ibyo kumenya ko bankunda gusa, twaranaganiraga bakambwira bati urabona bimeze gutya bikamera gutya, nkabyumva. Buri umwana wubaha ababyeyi abatega amatwi, kandi umwana wubaha ababyeyi amenya ko bamwifuriza icyiza. Buriya nubona utangiye kunyuranya n'iwanyu uzamenye ngo akaga kakuvuyeho, akaga karaje kakugiyeho, ugiye kugumuka, ugiye kuba ikigomeke. Kubera ko umwuka wo kubaha abakuru utangiye kugenda ukuvaho. Yes. So ubwo rero byari ngombwa ko ngomba kumva uko ababyeyi banganiriza, nkabyumva, namara kubyumva ngakurikirana amasomo nkiga, kandi Imana ishimwe yampaye ubwenge. Ari icyigisho ngira kivuga ngo icyo Imana yakuremye kuzaba cyo byanga bikunda uzaba cyo, kereka niwanga kuba cyo, ariko Imana izaharanira kukugira cyo. Nize primaire niga nibura akenshi ari 2 mu cyumweru, kubera ikibazo cy'ubuzima butari bumeze neza. Umwana mukuru wari mu rugo nari ngiye bireba, so bikaba ngombwa rero ko niga rimwe na rimwe, ariko mu minsi yanjye yo kwiga sinigeze ndenga 5 ba mbere. Mu gihe hari abantu bigaga from Monday to Friday, akiga agakora etide, sinigeze nkora etide, ako naratsindaga. Ariko ntawe ari kunyishe, ubwo wari kumbona ntakora etide na wayireka ukazana 0. Uko bimeze nago umuntu yakubwira ngo nanyuze muri iyi nzira ngo ngera kuri ibi ngumve ko nawe uzayinyuraho ubigere. Hoye buri muntu aba afite inzira, amazina yanyu aratandukanye, aho muvuka aratandukanye, ibyo ibisokuru biratandukanye, umugisha wawe utandukanye n'uwe, inzira yanyuzemo itandukanye niyo uzanyuramo. Ntabwo rero wakumva ngo kubera ko yabaye kameramani akagura imodoka agakira nanjye nzagura kamera nkire. Wowe ushobora no kugura kamera ukongera ukayigurisha ntacyo ugezeho. Ushobora no kubaka inzu ejo ikongera ikagupfira ubusa, kubera ko ntabwo uri mu mugambi w'Imana, ntabwo uri mu cyo Imana yakuvuzeho. So ikintu cya mbere navuga
iyo uhagaze mu buntu bw'Imana, Imana iragushyigikira. Narize abana bose bakanseka, bakabona nta kintu nzageraho, bakabona nzaba uwa nyuma, bagera ku gihe cya birete bakabona uwa kabiri, uwa gatatu, uwa mbere, bati abarimu baramwibira, abarimu bose baramukunda, bamuha amanota atakoreye, none bose basigara banteze egizeta, bakavuga bateka turebe kuri egizeta ntabwo bazahamwibira, turebe. Nari mfite umwarimu witwaga Jerimeni, niwe mwarimu wankubise inkoni nyinshi mu buzima, mbese niwe muntu wankubise mu buzima bwanjye, yankubise inkoni ntabasha no kumenya. Ariko icyo gihe nabonaga nyanga, nkabona mfitiye urwango rudasanzwe. Ariko ubu nibwo ndi kujya nabona, cyangwa maze kurangiza kwiga nibwo nabonye agaciro ke, njya nabona urukundo yankundaga ukuntu rungana, njya nabona ukuntu rutagereranywaga. Najyaga ngera ku ishuri, amasomo yose bize ntahari, agahita yashyira ku kibaho, mbwira ukuntu uzakora ikizamini cy'isomo utigeze wiga, ni ikibazo gikomeye cyane, akayashyira ku kibaho. Ubwo ngewe igifuniko cy'ikaramu cyabaga kihagorewe, agahita ntangira guhekenya igifuniko cy'ikaramu, kandi noneho agashyira abantu ku kibaho, igikurikiraho ikinaniranye, Muzigirwa jya kuri taburo, ndajya kuri taburo, ababyize byabananiye, njye ndasubiza iki? Ubwo rero ubwo niza nkoni zikaba ziratangiye zo ku birenge. Abana b'iki gihe ngo niyo umwarimu amukubise akanyafu ku birenge ahita ajya kumurega. Twe rero baratuvuturaga, tugapfuka mu magaraviye, bakadukubita, kandi ubwenge bukaza, kandi tukanabakunda. Ari igihe rero viziyo nayo yagiye ituzanira byinshi, yagiye ituzanira byinshi byiza n'ibindi bibi. Nuko uriga, igihe cyarageze ndiga, ya egizeta bari bantegerejeho bose iragera, abantu bose baravuga ati aha akapita kagaragaye, bakwibiye amanota kuva kera. None abana twagendanaga bose bakavuga bati sha turaje tukurebe. Twaragendaga turi abana benshi, twavaga ahantu bita Nyarushishi tukajya kwiga ahantu bita Giheke, sinzi niba uhazi, harimo urugendo rurerure kuva i Nyarushishi ukagenda umuhanda wose, kandi ubwo ni ibirenge n'amaguru tiriri n'Igiheke. Ubwo urumva inzira yose, iyo karitsiye zose bagenda bavuga ati tuzakubona sha, ikizamini kirageze. Igihe cy'ibizamini kiragera rero, najyanye amakaramu 10, bambwira bati ikaramu yipfuye kaba kakubayeho. None twe twakoraga ibizamini harimo n'abapolisi n'abasirikare, byonyine wabonaga inifomo ugatitira, ukavuga ati karabaye ndapfuye. Ariko narinze nta nkoresheje ikaramu imwe idapfuye bose. Ubwo rero icyari gisigaye ni ibizamini. Twakinaga agapira, bataha tugiye kujya muri segondere sha, ugiye gusigara muri karitsiye wenyine. Hari igihe umuntu agutega iminsi akagira ngo niwe Mana yawe, umuntu akagutega iminsi akagira ngo ahari we iyo minsi ntimureba cyangwa ntizamugeraho. Ntabwo iminsi igitoranye, ntabwo iminsi itoranye ibikara n'inzobe cyangwa abagufi n'abarebare, nta nubwo iminsi ireba ngo umuzungu n'umwirabura. Waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, waba uri inzobe, waba uri igikara, iyi minsi yakugezeho iragukanda paka wumvise. Twakina agapira akavuga ati tugiye kujya muri segonderi, ugiye gusigara muri karitsiye, uzasigara ukina agapira wenyine, uzasigarana nande? Nanjye kuko nkabona nzasigara njyenyine. Ariko ikigusetsa kubw'imbaraga z'Imana, ba bandi birirwaga bambwira bya bisongo birirwa banjomba, bose barasigaye ntsindegizeta kandi ku manota ashimishije. Rero hari igihe umuntu agutega urwobo akaba ari urugwamo. Uretse ko njye nari umwana wo mu bakirisitu ntashoboraga kubavugiraho nkabo, ariko Imana yarabakosoye. Reka tuganire rero, tugendere kuri ijambo ry'Imana, mbaye ku buhamya umwanya mutoya. Reka tugendere kuri ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 32, turasoma ku murongo w'8. Haravuze ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ishimwe. Aha hantu harimo amagambo agera kuri 3. Ijambo rya mbere nzakwigisha,
ni ukwigishwa n'Imana. Nzakwigisha. Ijambo rya kabiri, nzakwereka inzira unyuramo. Ni amasezerano y'umuntu n'Imana. Ijambo rya gatatu ngo nzakugira inama. Icya kane ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Iri jambo ndarikunda kuko rikubiyemo ibintu bikomeye. Ndarikunda ariko rikubiyemo ibintu byinshi. Ariko hari ikintu gikomeye abantu bose baba bashaka gusimbuka, gikomeye: kwigishwa n'Imana. Nicyo kintu gikomeye abantu bose baba bashaka kugisimbuka, bakumva nzakwereka inzira inyuramo, sava, bizaba byiza, nzakugira inama, it's okay, Imana izabinyereka byose, ijisho ryanjye rizakugumaho. Iri jisho ry'Imana tuzi gukomera kwaryo. Iri jisho ry'Imana ryazahagurukanye n'Abayisiraheli muri Egiputa, rizamukana nabo, rirangije ngo Abanyegiputa bakurikiye, ngo ijisho ry'Imana rireba ingabo za Isiraheli ngo zicikamo igikuba. Zirirebye gusa, rirebye ingabo za Egiputa ngo zicikamo igikuba, ngo amagare yayo ngo akururuka ruhanyije. Reba ijisho ry'Imana rireba ifarashi y'intambara ikibwiriza ikajya igenda gake gake, kandi yari ku muvuduko. Bakayikubita ikavuga ati nushaka kunyica ariko ntago ndi bwirukanga, ndagenda gahoro. None ribonye ukuntu amafarashi ari gukubitwa, riravuga ati aya mafarashi ari kuharenganira. Riragaruka ricomoramo inziga mu magare, rizicomora. Iri jisho ry'Imana rifite imbaraga. Abantu bagatavuga ati amena, ni ibisubizo. Ariko kwigishwa n'Imana, ishuri. Abantu bose baragera bakavuga ati kwacirara Yesu. Umuntu wamubwira ati Imana igiye kukwigisha, atabazi mu bashyi. Nta muntu wishimira kwiga, ariko mu isi twishimira kwiga disi. Umuntu aba afite degree runaka akongeraho iyindi, ariko nabyo bageze mu gihe cy'ibizamini aba yumva yasiba. Kwigishwa rero, iki kintu cyo kwiga ni ikintu gikomeye. Mu ishuri rya Pierre, iri shuri ni ikintu gikomeye cyane. Iyi si nubwo abantu benshi batabimenya, bamwe bakikubita mu gatuza, abandi bakihimbaza, ariko iyi si yobowe n'abantu babiri bakomeye. Abantu ba mbere bakomeye bayoboye isi ni abanyamashuri. Nibo bantu bakomeye bayoboye isi. Nubwo tujya tuvuga ngo ibiki, ukareba hirya ukareba hino ngo uyafite abantu ba mbere bayoboye isi ni abanyamashuri. Abantu ba kabiri bayoboye isi ni abanyamafaranga. Nabo bantu bayoboye isi. Abandi bose bikubita mu gatuza bure, kubera ko ushobora kuba ufite ayo mafaranga, wa munyamashuri akaza akagupfunyikira ya mafaranga agahomba. Ushobora kuba ufite ya mafaranga, wa munyamashuri akaza ibyo muvuganye ko ari bukore akagenda. Nigeze kubona umuhungu umwe akora amazi, aragenda apatana gukora amazi ahantu. Amaze gupatana gukora amazi, bosi yanga kumwishyura. Kumbe we afite akantu k'agatekinike ngo yashyizemo ku buryo akabroka ngo amazi inzu yose akabura. Urumva umukire ntiyari abizi ako kantu k'akabanga, ntiyari akazi. Aragiye agakubisemo, umukire ati sinkwishyura, undi ati sawa nditahiye. Yari amufite 1,5 miliyoni ati ariko numpamagara uzampa 3. Haciye iminsi amazi arayabura mu nzu yose. Ubwo yari ari mu matanka arashira, abura amazi inzu yose. Kubera iki? Bwa bwenge yize. Umukire yagarutse, barumvikana, aramwishyura, arongera amusubiza ibintu bye ku murongo. Rero iyo wize uba ufite na confidence, uravuga ati anytime nabona akazi, minisiteri runaka nayikoramo, bitewe n'urwego rw'amashuri ufite. Hari naho wumva utakora, ukavuga ati ngiye ku bw'amashuri mfite nta nubwo nakora mu Rwanda, wapi, ngomba gukora mu bihugu byateye imbere. Iri shuri rero, Imana igira amashuri akomeye kuruta y'abana b'abantu basi. Imana igira ishuri ishobora kukwigisha abantu ntibanamenye kuri kwiga, abo mugendana bakabona nta kibazo. Imana ikakwigisha gutunga amafaranga, ukayatunga, abantu bose bakakwita umunyamafaranga, ikagaruka ikayafata ikabiyabitseho gatoya, abantu ntibanamenye ko yayabitse, bakayobora bakubonera muri ya shusho y'uko uri umunyamafaranga, kandi Imana yarayabitse. Inzara iri kugukubita no gusaba umuntu igihumbi cyo gutega bikakunanira, ukavuga ati isura bamfite, ugatinya. Imana ikaza ikakwigisha kurya neza, ukarya ntumenye aho ibintu bituruka, ukarya agafiriti. Nitwa abanyarwanda benshi bakunda ngo udufiriti n'utunyama, ibintu nk'ibyo, bife, ukabona iwawe hari bife kandi ntabwo ko wakoresheje, nta na resitora ukora. Ejo ikaza bya biryo
ikaba ibyigije ku ruhande gatoya, ikabanza ikagaburira na wa wundi nawe utaramenya uko babirya, inzara ikongera ikakurya. Wari umenyereye kurya neza, ugasubira kuri bya bishyimbo n'ibijumba n'ibitoki n'ibiki bivanze, ugasubira ku mvange wari umenyereye gukora bife. Imana irigisha, kandi Imana ntabwo yigisha abayikurikiye gusa, ahubwo Imana yigisha umuntu wese mu ruhande rwe. Ahubwo ikibabaje ni uko abantu batari mu ruhande rw'Imana batajya bamenya ko Imana yabigishije. Icyo cyatumye Paul avuga ngo n'icyo abiseri barusha abandi, aravuga ngo babaruta muri byose ngo kubera ko babika ibyasezeranyijwe. Nta kindi, ni uko tumenya ngo hari icyo Imana yatuvuzeho bikatwongerera imbaraga muri uru rugendo, bigatuma dukomera. Imana yaranyigishije, iranyigisha, inyigisha ubuzima butandukanye. Njye navuye iwacu mfite imyaka 16 njya gutangira gukorera amafaranga, nayo yari itaruzura. Nza muri uyu mujyi wa Kamembe, nta mwene data mpagira, nta mwene wacu, nta muntu twavugana. Uva mu rugo ko wari ubuze ubushobozi cyangwa ni kwa kundi umwana avuga ati reka njye kwishakira. Ni ukubura ubushobozi tubona byanze, turavuga ati noneho byose byanze. Rya shuri uraryihorera. Ishuri ngeze mu wa 5 ndi bujye mu wa 6 navuga ni waya, ntacyo ndi gukora. Ishuri ry'isi ndivamo ninjira mu ishuri ry'Imana. Ndaza ngeze muri Kamembe ndavuga nti nzarara mu nganya, ariko Imana asanga yamaze gutegura aho nzarara. Impuza n'umuntu ntazi, tutigeze tumenya, navuga ati uko nkubona ntabwo uri mayibobo, ngwino tujyane mu rugo. Nzakwigisha, nzakugira inama, nzakwereka inzira unyuramo, si ibyo gusa n'ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ifite imbaraga. Nza muri Kamembe ntangira gukora amafaranga, ubuzima butangira kuza. Bamwe nari nzi ko ntamenya ndabamenya, abakire turamenyana, mbagiriraho umugisha. Buriya reka nkubwire, mu bintu byose uharanira ko umunyangeso nziza. Abantu bose waba ukennye bavuga ati uriya muntu nubwo ari umukene ariko ni umwana mwiza. Waba ukize bavuga ati uriya mukire nubwo Imana yamuhaye umugisha ariko ni umuntu mwiza. Uzaharanire ko umunyangeso nziza. Niyo upfuye umwana wawe baramufata. Pawulo yabwiye abantu n'ibishoboka mu bandi n'abantu bose amahoro. Rero ingeso nziza nari mvanye mu rugo n'agakiza byatumaga umuntu wese angirira icyizere. Twajya guhahira abakongomani, umukongomani akaza ahi agafuka kawunga kari kugura 10,000, undi akamubwira ati ni 12 kugira yibeho bya 2. Yajyana n'umuntu mu iduka akamubwira ati nkuzaniye umukiriya, namubwiye ko agafuka ari 12 kandi urukagurisha 10, uraryaho arakugurira bya 2 tubigabane. Undi nawe kuri za miliyoni Imana yamuterekeye mu iduka ntazirebe, ntarebe iby'Imana yamukoreye, akavuga ati sawa, akabafata ikoze ubufatanyacyaha mu bujura. Nge rero ibyo ngibyo ndabyirinda, ahubwo ikiri cyo nkagikora, wa muntu yabona ubunyangamugayo bwanjye akangenera. Ukomeza bwa bunyangamugayo, ukomeza muri ubwo buzima, nkomeza kwizera Imana. Nashaka kwibaza ngo wa mwuka cyangwa za mpano wari ufite na bya bihe wari ufite byarakomeje cyangwa byagenze? Ibihe byarakomeje, gusa hari itandukaniro. Ntago nakomeje kujya mu byumba by'amasengesho gusenga, ntago nakomeje kuba umuntu mu materaniro, ahubwo umwuka yabaye muri njye. Ngumana nawo, nigana nawo, mbana nawo, ariko ntari wa muntu ujya mu byumba by'amasengesho gusenga, ntajya ahantu hatandukanye, ahubwo ingeso zanjye abarizo ziguma ari nziza. Numva umwuka ari muri njye kandi akorera muri njye, ariko atari bya bindi. Hari abantu bazi ngo kuba umuntu afite umwuka ngo nukujya yuzura indimi, bya bindi. Hari abantu njya mbona bajya ahantu bakigira gutya, bakitigisa, abandi bakijugumiza ngo kugira ngo bumve ko umwuka wera amanuka abajyamo. Oya, ntabwo abantu bose batetera ko ari umwuka wera. Nta nubwo abantu bose bawuzura umwuka wera w'indimi. Oya, buri muntu, kuko nabwiye ngo buri muntu afite icyo Imana yamwezereje kuzaba cyo, yamuhaye n'impano ihwanye na cya kintu yamushyiriyeho. Niba aragushyiraho kuzaba umuhanuzi, nyine izakuzuza indimi, uvuga indimi, uzura igiheburayo, uhanurira abantu, nuko bitewe n'icyo Imana yagushyiriyeho. Umukecuru nigeze kumva avuga Icyongereza, ajya mu ndimi akavuga Icyongereza cyane, wareba ugasanga ntiyigeze akandagira mu ishuri, nta hantu bihurira, ariko kubera ko Imana yavuze ngo uzavuga Icyongereza, ikamuha cya Cyongereza nyine, kandi yakivuga uvuye kwiga
ufite digiri ivuye hehe agasobanukirwa n'ibiri kuvugwa neza 100%. cyangwa se ntanakivuga akavuga ibintu tumva ariko ugaca bugufi ngo wumve kubera ko agiye kuvuga ngo hari icyo Imana ivuganye nanjye. Yahawe ububasha utabasha kugira. Nkunda Imana, impamvu nkunda Imana, ntabwo wajya kugura umwuka wera. Ntabwo wavuga ngo kubera ko ngiye mfite amafaranga muri bije ndi gupanga nzajya kuguramo n'umwuka. Hari n'abantu bagiye bagura ubushumba burabananira, akagenda kubera ko afite amafaranga akanyura kuri mushumba runaka mu nyimike, akanyura kundi runaka mu nyimike, kubera ijambo afite mu itorero bakamwimika. Nibo baba uri kubona Imana iri kwirirwa ikubita inkoni isuzuguza, bamanuka bavuga ati birapfuye birabaye, birajya he ko bagiye baharanira ibitari byabo, hari ibyo biri kubakoraho bamwe. Rero umwuka wera w'Imana iyo akurimo ajyana n'ibyo yateganyije ku buzima bwawe. Ubwo buzima bwose nabo bagamo, ariko nibuka gusenga Imana, nibuka ko Imana ifite imbaraga, nibuka ko ari ibyo Imana yadukoreye. Ariko ubuzima bwo mu rugo ntabwo bwari bworoshye habe na gatoya. Imana itangaho umugisha w'amafaranga, ndazamuka njya mu rugo ni mu Bugarama, njya gucuruza imyumbati. Ubwo ndimo ndihuta, iminsi yaratambutse, amafaranga araboneka, ndazamuka njya mu rugo curuza imyumbati. Nari nifite depo ahantu bita ku Rubyiro n'iyindi ahantu hariya ku mupaka ujya Kamanyura, nari nifite depo ebyiri z'imyumbati. Urumva Imana yari itangiye kuzana umugisha. Imana yambwira ngo ngiye kukwigisha gufata ku mafaranga, ngiye kugira umukire ukiri umwana. Hari umuntu atera haleluya aho ngaho ntawe umuntu wese atavuga ati amen. Ariko Imana ikubwiye ngo harimo ishuri, uravuga ati reka nta by'amashuri. Ariko nyamara ishuri ry'Imana ritujyana mu byiza, ntabwo ari bibi. Ni kugira ngo niba warariye ugahaga, Imana ikakwigisha gusonza, ejo nuhura n'umushoji uzamenya ko inzara iryana, wibuke kumugaburira. Niba warigeze kwambara ubusa ugahura n'uwambaye ubusa, ejo uzavuga ati kwambara ubusa birababaza, reka mwambike. Isi balance Imana ishakaho igenda iboneka. Impamvu balance itari kuboneka kuri iyi si nuko abantu bagiye bihugiraho. Haboneka abantu ba Satani bagenda bumvisha ko abantu bariho ku bwabo, nta wundi muntu ubereyeho, nta wundi muntu uzagufasha, nta wundi muntu uzaguteza imbere. Igishoro cya mbere ni wowe, ubuzima ni wowe, kora cyane, abandi bihorere, barakarire, hatana. Iyo ni imyuka ya Satani yo kugira ngo abantu bikunde ubwabo, abantu birebeho ubwabo. Ntacyo wakora Imana itaguhaye umugisha ngo ukigereho, ntibishoboka. Ndacuruza biraza, abakiriya baraza, Imana irambwira ngo igihe cyo gucuruza kirarangiye, ngiye kukwigisha gutegeka no gutegekwa. Aho niho naboneye ko imbaraga z'Imana ziteye ubwoba. Uzi kwiri gucuruza umunsi wose igikapu cy'amafaranga, nimugoroba wajya kuyabara ukayabura, nta wakwibye, utatanze idene, utazi uko byagenze. Ugashaka amafaranga yari igiti ukahabura, ukabona nta winjiyemo, nibura mu iduka ngo uvuga ati uyu yanyibye, ukabona nta wakwibye. Ukibaza se byagenze bite? Imana ikagusubira ikavuga ngo sinakubwiye ko igihe cyo gucuruza cyarangiye? Amen. Yaba abantu bamenyaga igihe bahagazemo, bakamenya. Imana iravuga ngo nakubwiye ko igihe cyo gucuruza cyashize. Wihatiriza rero, rekeraho. Ukanga ukavuga ati hoya batansuzugura, wamaze no kubona ko bigenze. Ukavuga ati nabonye hano byanyura. Wabura ubwenge ukawirukanse muri banke ukabufashe credit, ejo bakagutereza cyamunana twa tuni Imana yaraguhaye. Urashaka guhangana n'Imana? Nta muntu ujya uhangana n'Imana. Nta n'uwabigerageje ngo bimugwe neza, nta n'uwabikoze ngo birangira aguye amahoro. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Nta muntu uhangana n'Imana. Iyo Imana ikubwiye uratega amatwi ukayibwira ngo yego mwami wanjye, zakwigisha. Ni ku ijambo rivuga kwigishwa n'Imana. Hari igihe abantu bumva ko Imana yakwigisha ibigiye kugutahoya, ahubwo Imana ikwigisha kugira ngo ikuvane mu ntera imwe igushyire mu yindi. Ya mafaranga yose arashira, kwa gucuruza birarangira. Bimaze gushira, mbona birarangiye neza, ngerageza kwiyahura biranga. Ndavuga n'abantu bazambona gute, bazavuga gute? Kandi wumve ibyo byose byabaga nari nkijijwe. Wageze naho ugerageza kwiyahura? Biranga.
kwiyahura nyakwiyahura uravuga ndavuga nti wagiye ku kivu cyangwa hari ubundi buryo wakoresha iwacu yagereye Rusizi naravuze nti n'ubundi sindibona uko sobanurira umuryango wanjye ibiri ku ndababwira ko amafaranga ndi kuyashyiraho ntiwajyaga sinanywaga inzoga sinajyaga mu bakobwa uretse n'indaya n'abakobwa basanzwe sinabajyagamo naratinyaga nari nzi ko unahobeye umukobwa Imana ishobora guhita ikwica ko umuntu ahobera umuntu bagiye kubana ari we bavugana umuntu arambagiza agiye gushaka umugore nuko nabitekerezaga nuko ndibuka rimwe umukecuru wanjye yageze kunsanga ndi kuvugana n'umukobwa aca inkoni ndagasore kumubyiruka aca inkoni mpagaze aho n'umukobwa ahagaze aca inkoni arakubita ndavuga ati have satani atagutera aca inkoni arakubita tugeze mu rugo arambwira ati bariya bari abadayimoni bari bakwatatse abadayimoni bari baguteye iyo ntaguhana wari kuzagira ngo wari uri mukuri ndavuga nti koko burya uzi ko abadayimoni bari banteye uzi ko nanjye numva guriya mukobwa ngiye kumutereta ati mbwira da wari kumutereta ute buri icyo musubiza rero nakure muri ubwo buzima butinya Imana kandi bwubaha Imana icyo gihe rero narebaga hose nkabona nta cyaha nakoze cyaba gitumye Imana impana gutyo fata umwanzuro ndavuga nti sinzi koga ngiye kwirukanka ngwe muri Rusizi mu mazi nta muntu uri bundohore habamo ingona njya numva babivuga ko habamo n'imvubu sindazibona izo ngona sindazibona ariko numva bavuga ko habamo imvubu n'ingona ariko ingona imvubu ubu ziragaragara icyo gihe rero nta nabibonaho n'amaso yanjye aho nkavuga nti habamo ingona habamo imvubu ndagiye binyice fata umwanzuro ndamanuka ndanahagera hari akantu kamanuka gutya winjira muri Rusizi ndavuga nti nindenda nkanuye gutya ndagira ubwoba bwo kwijugunyamo ndavuga noneho rero bizirika ikintu mu maso ndahumiriza ndavuga nta kintu kiri buntangire ni mu nzira ndirukanka ndaza gushiduka nageze mu mazi napfuye kandi numva kuko ngiye kubishya no mu mwanzuro ndahumiriza ndiruka niba ari iki cyanteze ntumbaze niba ari Imana yankubise jido simbizi nikubita hasi hane nikubise ndasinzira niba ari abantambutseho bajya kuvoma simbizi niba byaragenze gute ko hari ku manywa nakangutse ku mugoroba Imana isura mu nzozi nganiriza ibintu byinshi akirambwira ngo navuganye nayo ko ngiye kukwigisha gutegeka no gutegeka genda rero kuko ari cyo nzagukoresha ugomba kubanza kwiga ndabyuka nimugoroba nsubira mu rugo uvuye he mvuye gukina wari wagiye gukina hese narindi gutembera hano hafi ubwo ufite nk'imyaka ingahe mfite imyaka 18 numva nari nyina muto bampa ibyo kurya ndarya hari umuntu naragiriye neza ababyeyi be namuhamagara ndamubwira nti ubuzima bwanze arambwira ati zamuka i Kigali nonaha i Kigali amafaranga ahoraho i Kigali ibintu byose birahari nta mushomeri uba i Kigali ibyo wabuze uzabigaruza zamuka anyoreza itike ndatega njye i Kigali ngeze i Kigali umva nagomba kubiwe nsanga ni umusinzikazi umwe w'indani yari umumama njyewe nize kunywa inzoga mfata ikirahure cya fanta ngasukamo ka primus gakeya kugira nyine abone ko turi kumwe igihe kiragera nkajya nywa ikirahure cyuzuye igihe kiragera nkanywa icupa ndazamuka mva ku icupa rimwe nywa abiri nywa atatu nywa ane ngera ku ikesi ya primus nkayinywa nkayirambika hariya bakanyongera indi igashira igihe kiragera ngiye nyambwira ngo ikintu cyose gitangira gahoro gahoro nta cyaha gito kibaho kuko igito kibyara ikinini ikinini kikabyara ikindi ikindi kikabyara ikindi ikindi kikabyara ikindi ejo ugashiduka umeze nkaho nawe ubwawe utazi icyo uri cyo icyo gihe nari nzamutse i Kigali numva n'Imana nyirakariye cyane vuga ni koko ko ntajyaga nsambana ko ntajyaga njya mu kabari iwacu ko ari utubari twinshi ko nta byaha nakoraga impoye iki noneho ngasubiza inyuma mu mateka ngahera ku babyeyi banjye nkavuga nti ko bari bakijijwe dore Imana yabahemukiye gutya satani ni umugome ashobora kugutega imitego y'ibyagiye biba mu rugendo rwawe ugashiduka ubona ko Imana itanabaho
buriya nubona umuntu ari guhakana Imana ntuzamurenganye. Nuko Satani yamaze kumushyira mu kantu k'akazitiro, amufungiranamo, amukikiza ibibi byose yagiye ahura nabyo mu buzima. Ibyiza arabimwibagiza, amwereka ko nta cyiza na kimwe kibaho, ahubwo ubuzima ari ukubabara, ari uguhangayika. Ibyiza arabifata, arabitwikira. Wa muntu akareba akabona ni ibibi gusa bimuzengurutse, akavuga ati niba Imana ibaho kubera iki kino cyabayeho, niba iriho kubera iki cyabayeho, niba iriho kuki iki cyabaye. Ntiyakibonaga, ibi ntiyabyumvaga, ibi ntiyabirebaga. Akashyira impamvu imbere ye nyinshi utabasha kurondora. Ariko wamubaza ngo none se wowe niba uhamya ko Imana itariho, kuki uriho? Wowe nyine ndiho. Nose abandi ko bapfuye ukaba utarapfa, ni iki watanze? Akabura icyo agusubiza. Ntabo muziranye se bapfuye? Ati barahari. Ntabo suzi bacitse amaguru n'amaboko? Ati barahari. None se wowe niki wahaye Imana? Akavuga ati ariko rero abantu harimo akantu. Ariko kubera ko yamaze kuzabiranywa, aba akeneye ibihe byo gusenga kugira ngo yibuke ubuntu bw'Imana. Icyo gihe rero nari nzamutse ndakaye ariko bifatika. Vuga ni ubuzima bwari butangiye, iwacu turi abakene, twari tubonye uburyo bwo kubaho, twari tubonye ifatiro ry'ubuzima, twari guhinduka abacuruzi bakomeye, mama arasenga nta cyaha ajya akora. Ni iki? Niba wenda ngende n'umunyabyaha, basi ntiwagirira mama udakora ibyo byaha, uhora mu nzu yawe iteka, uhora mu bihuru agusenga, ahora asengera abantu birirwa mu rugo bamubwira ati dusengere amanywa nijoro. Ese niba njye wenda hari ikibi nakoze, we yakoze iki? Basi ntiwamugirira. Ariko yambwira abantu ngo mu ijuru nta muntu uzafata undi akaboko ngo reka twinjire. Ariko tukiri mu isi umuntu yafata undi akaboko akamwinjiza mu nzira ijya mu ijuru. Ariko mu ijuru buri wese azinjiramo. Nageze i Kigali rero hamwe n'ubwo burakari n'uwo mujinya niga kunywa inzoga. Umuntu ashobora kwibaza ngo izo nzoga zose uvuga banywa bwana n'ubwo buzima butangiye kuba, ni uko amafaranga yari atangiye kuba menshi, utangiye kumenyera n'iki? Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Ahubwo njyewe nkigera i Kigali urumva nta kazi nari mfite, nta mafaranga nari mfite, nta kindi kintu nari nsanzeyo. Uwo mumama yahise ajya kunshakira akazi mu kabari hariya kuri Arsenal ku giti cy'inyoni muri 2008. Ahita ajya kunshakira akazi. Ndagenda, bosi wa Arsenal bari baziranye amakazi, ntangira gukora mu kabari, ntangira kumva uburyohe bw'inzoga, ntangira kubona abasinzi, ntangira kubona ukuntu kwenjoyinga bibaho. Satani ari abantu yafatiye muri enjoyi neza bumva ari bihari, bakamenya ko ubuzima ari uko bumeze. Abantu bose bakihana, abantu bava muri enjoyi kuryoshya babirambika, ahubwo nuko bumva nyine ko ni ibyaho. Ntago maso bafunguka ngo barebe imbere, bahawe kubyumva ariko kubireba ariko ntibabisobanukirwa. So ubwo urumva nari mbaye umukozi wo mu kabari. Aho ntaha ni ku musinzi, aho nirirwa ni mu nzoga. Ndazinywa bose mbarusha kuzinywa, nkazinywa nkanywa icyese nkayirambika. None igihe kiragera numva primus n'amazi, njya ku marikeri nkanywa. Nari ngeze ku rwego nshobora kumara iminsi 3-4 mu kabari ndataha mpinduranya. Uri kunywera yandi umuntu ashaka kubaza ati wayakoraga he? Nubwo wakoraga mu kabari, ko se nyiri kabari ni waziguherezaga cyane? Reka wahembwaga yose yashiriraga mu nzoga n'ubundi. Reka Satani hari ikintu abantu batazi. Satani aratuzi, azi ko twaremewe kuzajya mu ijuru, azi ko turi abana b'Imana. Niyo mpamvu iyo yagize amahirwe akabona akaryango gato yinjiriramo agutera, ntakavamo. Niba Satani abonye ko ahantu azagufatira ari mu busambanyi, abakobwa b'isi yose babona uri umusore w'igitangaza, bakabona uri umugabo udasanzwe, bo ubwabo baranakwiteretera. Ntawe utereta, baza kukwiteretera, bakirwa bavuga ngo wankuze. Bamwe mujya munababona abakobwa bari kurira ngo wamba bari ukankunda. Urukundo rwo kwinginga se rubaho? Urwo si urukundo. Urukundo ni urw'impande zombi, ariko urukundo rwo wamba bari inkunde ntabwo rubaho. Rero Satani yabonaga ntandi hantu yaneshereza uretse mu nzoga. Njye najya ashoboraga kwinjira mu kabari nta n'igiceri cya 5 ufite,
nkabona abantu bo mu kabari bose turaziranye, yewe uraho twaraburanye se uranzi, baguha agacupa ubwo nkaba nicaye. Ni ukuvuga ngo ubundi hari ikintu abasinzi bita tike yo kwinjira mu kabari. Iyo ufite tike yawe satani aragufatiye mu nzoga, usigara ucungana na tike yo kwinjiramo. Ni ukuvuga ngo tike, niba unywera mu kabari peti mitsingi igura amafaranga 1000, uteganya nibura nk'ibihumbi 3 cyangwa 5, ukavuga ati ibihumbi 2 ni ibya transport, wenda imvana mu rugo injyana ku kabari, inamvana ku kabari incyura. Ikindi 1000 ni icy'agapeti mitsingi ndi bwinjirane cyangwa ndi bwake nkinjira mu gihe nta muntu turamenyana, bikaba birabaye ukaba winjiye mu kabari. None nagiraga principe yo kuvuga ngo kirazira kunywera mu kabari gaciriritse, kuko winywera mu kabari gaciriritse uhura n'abaciriritse, ubwo aho ngaho mu baciriritse nta bakire barimo bo kugura, ntabo gusengera bahari. Ukinjira n'igihumbi cyawe wakinjira twaraburanye, muziranye he, naragushatse nakubuze hehe ko ntazi, ndi mwene ndetse ubundi nitwa ndetse ntabyo azi. Satani aragenda ahagurutsa abantu bose, yego, asiga ikintu cy'umwanda. Umukobwa umbonye akumva wese twaryamana, umugabo umbonye wese akumva yangurira byeri, ku buryo nashoboraga kumara iminsi nanjye ubwanjye ntazi, ndi kunywa inzoga ntazi iyo ziturutse. So igihe kiragera kugira ngo mbivemo, Imana iragaruka kubita umurwayi, umukecuru wanjye imuteza kurwara. Umukecuru ararwara. Mbere yuko tugiye ku mukecuru, yigeze amenya amakuru y'uko none ubuzima bwawe bwahindutse bwabaye yamenyaga amakuru yawe? Ntabwo nari kubitinyuka, nta n'uwamubwiraga ati ninde wari kumubwira, ninde. Ari igihe buriya ababyeyi ubu bwo byaroroshye, ubu byaroroshye, amatelefone yabaye menshi, za WhatsApp zirahari, muracatinga n'iki. Ariko mbere icyo gihe cyacu abantu baga bafite amatelefone bari bangaye, bari bakeye, urumva. N'uyifite ni za karasharamye nyine. Ubundi icyo gihe ari yagezeho telefone bitaga abagore beza, umuntu akaguhamagara ukamubeshya, umuntu ari yaguhamagara ukahita ujya muri toilette ukamubwira ati ndaryamye uretse gatoya ndaza kuguhamagara mu kanya, kandi uri mu kabari barimo barashyiramo za zindi za bendova, ukavuga ati reka uretse, urumva. Ntabwo rero agomba kumenya amakuru y'ibihari mu mubiri, ntiyagomba kumenya, ariko mu mwuka yarabimenyaga, kuko yarampamagara akambwira ati narabimenye ko waguye, ntabwo ukiri mu bihe byo gusenga. Akamubwira nti reka njyewe umuhungu wa Gitare ndakomeye, ariko hari ibintu tutabasha impamvu abantu benshi batajya bamenya neza iby'agakiza nuko batarasobanukirwa umwuka wera n'umumaro we mu buzima bwabo. Niyo mpamvu abantu batazi agakiza, niyo mpamvu abantu badakomerera mu gakiza, nuko batazi ko dufite umufasha hafi yacu witwa mwuka wera, ubasha kureba ibyo wakoreye i Kigali ndi cyangwa nkabimenya, nkareba ibyo uri gukorera i Burayi ndi mu Rwanda ahantu ugenda n'indege nkabimenya, tutavuganye tutagize gute, urumva. Akambwira ati ndabona bidahagaze neza, nkamugira umusazi. Imana rero iravuga ati uyu muntu biragiye birarangiye, umukecuru ararwara. Bakimbwira ngo umukecuru ararwaye, nahise ntega imanuka, ngeze mu rugo nsanga umukecuru yararwaye. Ni iki kindi bamuvuye, bamuhaye utunini tungahe arakira. Icyari kimanuye kwari kugira ngo Imana indokore, wenda yabonaga ari urupfu rugiye kuntera hariya. Arakira, akimara gukira nguma aho ngaho iminsi mikeya, mpamagaye i Kigali ngo nsubire ku kazi, bati reka ntugaruka akazi twagatanze, njya gukora ahitwa muri VIP. Aho ngaho isezerano ryambwiye ngo ngiye kukwigisha gutegeka no gutegekwa, nicyo kiri kunzunguza gutyo gusa, kwiga gutegeka no gutegekwa. Ubwo nibyo biri kunkaraga iyo hose, mu kabari hehe. Ndagaruka njya gukora ahitwa muri tripartite, ndi manager waho, mvayo njya gukora ahitwa muri VIP. Nako ni akabari kaba mu Bugarama. Ibyo byose njye nkabona nkumva muri njye ndakariye Imana, ariko nanone nkumva nkunda Imana. Ndongera asubira ku isoko, subira ku urumva izo nzoga ntabwo nari kuzinywa ntaha mu nzu y'umukecuru. Navuga nti ninayirebaho arahita abyereka. Mama ashobora kwibaza, mama yabyakiraga ate kumva ko umukecuru mwabanye, umukecuru wakureze, umukecuru ubizi ko ku myaka 7 wuzura umwuka we?
ni gute yakwemereraga kujya gukora mu kabari? kuki atabwira ati mwana wanjye icara hano dusangire ubusatu? buriya tujye twemera ukuri. umuntu wese umaze gusoreka cyangwa utangiye kwiyumvamo ubugimbi atangira kujya ukubiri n'ababyeyi, atangira kubona ari aho bari kumubangamira, atangira kubona hari ubuzima bwe, atangira kubona hari ibyo yemerewe, atangira kubona hari ibyo agomba kugeraho. rimwe na rimwe no kugira ngo ejo umubyeyi atazavuga ngo wamwimye amahirwe, yakubujije amahirwe, hari igihe akubohora akakubwira ati nubwo nkuretse ngo ujye muri ibi ariko ntuzareke Imana, ntuzareke agaciro kawe, ntuzareke ukuri kwawe, ntuzibagirwe uwo uri we, ahubwo uzajya uhora usenga ubudasiba ubwo mu ruhande rw'Imana, bigatuma amera nk'umbohoye. noneho n'ubuzima namubwira rurambuza, uzangurira ipataro se, uzangurira urukweto se, akavuga ati oke aho genda. kimwe nuko ari naho hari inzira y'Imana yo kwiga gutegeka no gutegekwa. iminsi iragenda, ntabwo nahakoze igihe kirekire, maze kumenyera iby'akabari, urumva nari ubwo wajyaga gusenga noneho ubwo wenda wari waragarutse? ntabwo najyaga njya mu rusengero. abantu bakuzi baravuga ati uriya yaraguye n'ubundi urumva. ntabwo najyaga, nari ntaranabatizwa mu mazi menshi ibi bisanzwe. nari nkiri aho ngaho niturije, nkunda Imana, ngakunda gusenga, ariko ntumbwire ngo njye mu cyumba runaka. mu buzima bwanjye ntinya umwuka wera, nicyo kintu cya mbere ntinya. navuga nti ningera mu cyumba abanyempano baranyiciramo, ntabwo ndi butahe. navuga nti kugera bajye kunkubitiramo hariya. ngatinya icyumba, ngatinya ibihe byo gusenga n'abanyempano, kubera ko nari nzi icyo nkora. urumva, kanihutire igihe cyarageze, Imana irambwira ngo Imana irambwira ngo umugambi wanjye kuri we ntabwo warangiye, ndacyakomeje gahunda yo kukwigisha gutegeka no gutegekwa. nibyo kintu nakuvuzeho, nicyo kintu navuze ko ugomba gukora. banza wegere aho nakubwiye, nkabona nta nzira, nkabona nta handi bizava. 2009 baravuga bati tugiye kwangaje abantu bajya mu gipolisi, ndagenda ndiyandikisha. numvaga ariko ntabikomeyeho, nkumva nta mwene wacu tuziranye, nta muntu uzamfasha kuba we, nta muntu uzabingezamo, nta muntu uzanyobora mu by'uru rugendo rwaho. nkumva nabyihorera, nkumva nanabireka, nkumva ariko nkumva hari nk'ikintu kinsunika kimbwira ati genda, komeza, bikore. urumva, ndagenda ndiyandikisha, nshaka ibyangombwa, ibyo nasabwaga byose ndabibona. maze kwiyandikisha ndategereza igihe cy'ibizamini. igihe cy'ibizamini kiragera, twagomba kubikorera muri ya ventendezi. turagenda dukora ibizamini. mu bintu ntakekaga, ntanateganyaga, ndatoranwa njya mu kazi ka leta. njya ku ikosi, ndayikora nk'ibisanzwe, ndayirangiza. ari igihe tugera mu bintu tukibagirwa ko hari ikintu gikomeye Imana yadukoreye. ijambo ry'Imana yavuga ngo nimurya mugahaga ngo ntimukibagirwe. urumva noneho nari mbaye afande, se byari bikaze mu giturage iwacu. wa mwana wabonaga ntaho bizaturuka. noneho ubwo navuga nti nta muntu wundi ufite icyo yantwara, ndashinganye. byonyine nakambaye inifomo, nazinga akaboko kanjye nakareba, nkavuga nti sha uzaza ari umugabo tuzabonana. Satani noneho ajya yamfata neza neza neza. ibintu byo gusenga ndabirambika, ibintu byo kuvuga ngo bya bindi byose nabonaga bituma Imana ntayishimira, noneho biba byinshi. nibagirwa ko hari n'icyo Imana inkoreye gitangaje ntigeze menya ko kizanashoboka. nkora akazi, nakoreye Ibyumba, nakoreye Kibuye, ariko mu kuri nubwo ibyo byose byari bihari natinyaga Imana, gukora ibyo Imana ishaka.
dufite abantu nk'abo mu rugendo buzuye batinya Imana, bakunda Imana. Ndibuka ndi umupolisi, icyo gihe nari nshinzwe gupima impanuka zo mu muhanda, nabaga ku Kibuye i Karongi. Noneho urumva nari umuntu ukomeye, nari nshinzwe gupima impanuka zo mu muhanda, abantu bose banzi, abantu bambwira ati afande uraho, afande 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 ari afande. Umunsi umwe numva gukora ibyaha ndabirambiwe, numva kuba mu byaha ndabirambiwe. Nibuka Imana, nibuka Imana, nibuka ibyo Imana yankoreye, nibuka Imana ukuntu yampaye akazi, nibuka Imana ukuntu yaturinze, nibuka Imana ukuntu yabanye natwe, nibuka imbaraga z'Imana, nibuka ibyo Imana yadukoreye. Mfata umwanzuro mu gitondo, ndabyuka ndoga ndambara njya gusenga. Ariko wa mutima wo gutinya Imana wa n'undimo, naragiye mpagarara ku rusengero, abandi binjira mu rusengero, barinjira, amateraniro aratangira, amateraniro arinda arangira, mpagaze hanze y'urusengero natinye kwinjira mu rusengero. Ndahaguruka ndataha. Ariko Imana njya nyishimira, hamwe natinye kwinjira njya gusenga, nahinje njya kuhavuga ubutumwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abantu bari bakuzi ko ari afande. Narabibutsaga nkababwira nti njyewe runaka wakoraga bya bindi muzi kwa kundi w'umusinzi w'umusambanyi. Abantu ngo bari bakuzi ko ari afande uhagaze ku irembo. Afande ko mutinjira se ibyubahiro byatebye iki gihe nabyo. Mwiriwe ko mutinjira se ngo dusenge. Turaje twinjira. Turaje. Undi akaza nkaba inganiriza umuntu gake gake. Ariko bavuga ati haleluya, nkavuga nti barandondoye we, baramvumbuye, baransanga hanze nkumva nakiruka. Ntago Imana igikangwa n'icyubahiro cy'abantu bo mu isi. Ntago kwa Yesu kuvuga ngo ndinde bikora. Yaba abantu bakabimenyaga ngo bamenye agaciro k'Imana, bamenye ko Imana itagikangwa na biracitse. Ndibuka umunsi umwe ndi Gisenyi muri cya gihe cya M23 n'abaga Rubavu, niho nakoreraga. Umunsi umwe ndi Gisenyi, uziko M23 yateraga ibisasu bigafata mu Rwanda. Natawanyitse, icyo ni cyambere ntibyemewe. Nagiye gusinda, abandi bagiye mu kazi. None batera igisasu kiraza diriri, nkireba imbere yanjye gutya, mbona kigiye kunyikubitaho ngashwanyagurika. Ndapfukama nzamura amaboko ndavuga ngo Mana ya mama we ntabara. Urumva ko ya Mana nasuzuguye, noneho ndayibutse. Ya Mana nabonaga ko idafite imbaraga, noneho ngize gute ndayibutse. Abantu benshi bibuka Imana bageze mu bikomeye, benshi bibuka Imana ari uko bashonje, benshi bibuka Imana ari uko bari kurira, bari gutabaza. Ariko Imana ibatabaye nta n'umwe ugaruka kuyihamagara no kuyishimira. Nicyo kibazo abantu bafite. Cya gisasu uko cyakaje cyaguye imbere yanjye, hano kikubita imbere yanjye, kirapfuba, kizamura umwotsi. Imana ya mama irandokora, kubera ko nta Mana yanjye nari mfite, nta Mana yari iri muri njye, ntayo nari kwihamagara se tuye. Njya nkunda kubwira abantu rero kubigisha ijambo ry'Imana, nkababwira ngo niba uzi ko uri igiporoporo, emera kuri igiporoporo, winginga abantu hari icyo babitse barebe ko ari uwaguterereramo. Niba uzi ko nta kintu kirimo, emera urebe ufite icyo afite, mubwira ati wowe kabyara we, reba ko wamfasha kwegera ku Mwami. Hari abantu bagendera mu gihogere, mu kigare, noneho ibyuma byaraje, arinjira mu rusengero bagasirimba, bagashyiraho indirimbo, bagatera amakorasi, bagashyiraho akabyina. Ntumubaze ngo bigisha ijambo ry'Imana rivuga ngo iki, wapi, agataha. Icyo gihe rero Imana irandokora. Iminsi irisunika, ubwo urumva nari maze kuba imbata y'icyaha. Nta nubwo najyaga ntekereza ko ari inzira byanyuramo ngo nihane. Sinajyaga ntekereza ko no kwihana bikibaho. Umukecuru nari amaze no kubimenyera, amaze kumenya ko ndi umusinzi nyine yarabimenyereye. Imana iragarukira irambwira ngo mwana wanjye, nubwo wantaye sinagutaye, nubwo wasize nge sinakusize. Igihe cyo kwiga gutegeka no gutegekwa rero kirarangiye. Igihe cyo gukora abami bo mu isi kirarangiye. Igihe kigiye gukurikiraho ni icyo kunkorera. Urumva igipolisi namaze mu myaka hafi 10, nabwo gifite andi mateka menshi cyane. Ubwirwa gutyo ukiri nkiri umupolisi, ngasinda nkagira gute, abandi bakamisinga amaranke yanjye nkayibona, promosiyo zikaza mu kazi nkabona biragenda, nkabona abayobozi tubanye neza,
ikosi nkayijyaho nkayinywa nk'amazi nkavayo ndi umusore numva mpagaze, nkumva nta hantu bizaturuka, nta burwayi ngira mu mubiri, nta hantu navunitse, ikosi zose nakoze nta n'igisebe ngira cyazo, nkumva nta hantu bizaturuka, ndacyari umwana muto, imyaka 20 n'ingahe, nta muntu wambwira ngo nkumva nta hantu bizava. Bukeye kabiri umukozi w'Imana araza arambwira ngo Imana irambwiye ngo kiranuka uyisenge iguhereza imperekeza kuko ugiye gutaha. Ndavuga nta hanjye ahise, ngo akazi ukora Imana igiye ukagukuramo, ngo ntiyakuvuzeho, ubu ntibamuntumye abantu, cyangwa kwa amageza kuvuga ubutumwa inaha wasanga barabonanye na mama bakaganira, akamuha amakuru ko Imana yamvuze ko nzaba umuhanuzi, nzaba umukozi wayo ntaravuka, none nkaba narigize umusinzi, narigize ikiraya. Ubu wasanga Imana ibyo yamubwiye ariko ubona bitari gusohora, akaba yamuganirije. Ntabwo sawa nta kibazo. Imana ntabwo ikora nk'abantu, nta nubwo Imana bayitumira, umuntu atuma ku wundi kugira ngo Imana ikora ibyo igomba gukora. Hoya, Imana iriyizira. Iminsi iraza irisunika, Imana ikaza ati ngiye kugusezerera, ariko kwihana biranga. Umunsi umwe njya gusenga, ndavuga none reka ndebe umuhanuzi, wasanga ibi bintu atari byo. Ndagenda ndeba umuhanuzi, maze kumureba arambwira ngo igihe cyo gukora akazi uri gukora cyararangiye, uri mu minsi y'inyongezo, aka kazi uri gukora ntabwo kemerewe, hari akazi mbona kagutegereje ka Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Nahise ntanamusezeye, nabwiye nta urabivanze n'ibyo bintu no mu mateka yanjye ntabyo ntekereza. Arambwira ati nyamara niko Imana ivuze, icyo Imana yavuze rero ntawagihagarika. Ndangije ndataha, ndavuga nti cyakora uyu munsi ntabwo ndi bujye mu kabari kuva mvuye gusenga, ndihangana, ariko n'ubundi bukeye njyayo. Abantu tuvuga ati, hari abantu tugira mu itorero bahora bavuga ngo byongeye, kaguhamagara pastor nsengera, byagenze gutya na gutya ukamusengera, ejo kongera ngo pastor ngo byongeye, ukamubwira ati okay ngaho reka twongere dusenge, ejo kongera guhamagara ngo byongeye. None se wowe ufite izihe ngamba? Nibura se basi wowe wigeze ugerageza kurwana ku giti cyawe? Reka. Imana irambwira ngo maze kurambirwa, uzirinde ko Imana irambirwa, uzirinde ko Imana ikurambirwa. Iraza inteza uburwayi bw'amaso, abandi bajya mu kazi njya amaso agahita atangira kurya, amaso akarya, abayobozi bakanjyana mu bitaro, bapima abaganga bose bakabura uburwayi, bati turabona amaso yawe ari mazima, ariko batangira kuvuga ati ariko se ubundi uyu muntu abarwaye cyangwa ni ukubeshya ko abaganga bagaragaza ko nta amaso yawe nta burwayi afite. Bite iminsi irisunika, bwa burwayi buvaho, uyu munsi bamfunze, ejo bamfunguye, uyu munsi bamfunze, nagera muri gereza ati kubera ko polisi igira bagufunga ubwo bakuziza amakosa, ntabwo umenya haturuka. Ya makosa none yatangiye kujya agaragara, amakosa ataboneka agatangira kuboneka. Ibitari ibyo nabonaga nk'ibisanzwe bitangira guhinduka ibidasanzwe. Polisi igira ahantu ifungira abapolisi babo, pana muri gereza rusange, iyo bita gereza za discipline. Ariko niba ushobora kujyana ukamara ukwezi, amezi 2, aba ari menshi uri aho ngaho, kandi uhava bagukubita ku kosi ya refresh, bongera kugarura muri mudu y'akazi neza. Ubwo ishuri riba rigikomeza. Ndangije mvamo, nkava muri gereza, none ejo nkumva nasubiyemo ku bintu ntanazi. Imana ikambwira ati na n'ubu nturemera. Ndavuga nti oya. Iminsi iraza, ndavuga nti aha hantu nzahapfira, Imana izanyica ntabwo izandekura. Ndavuga rero kanigira inama, njya gusenga ku cyumweru, ariko ibyaha byanjye simbireke. Najya gusenga, kwinjira mu rusengero bikananira, ngahita mbona ibyaha byanjye byose bije mu maso yanjye uko bikurikirana, uko bimeze, ngahita ngasubiramo mu kigo cyangwa ngahita nkajya mu kabari.
Imana irambwira ngo ngiye kuguha imperekeza, nuba amaso uzataha neza, nutaba amaso uzataha imbokoboko. Iyo aba abantu bitaga ku mvugo y'Imana bakamenya ibihe bahagazemo, iyo abantu bamenye icyo Imana bavuzeho bakitaye ku minsi bahagazemo, bavuga ngo nubwo iyi minsi ihagaze gutya ariko hari icyo Imana yatuvuzeho. Njya muri FPU, ubwo urumva imperekeza yari ibonetse yo kujya mu mishoni, njya mu bantu bagomba kujya muri mishoni, bagomba kujya Central Africa, ubundi bategereza amezi 6 kujya muri FPU, ariko nge twategereje imyaka 2 n'igice. Imana imbwira ngo nguhaye undi. Hari abantu badindije abandi muri uru rugendo, hari abantu babaye igisitaza kandi ntunamenye ko ari babereye igisitaza, mugakora bikanga, kumbe harimo umuntu, harimo ikibazo, harimo bayona. Imana ikansaye kambwira ati ko nshaka kuguha imperekeza, wagarukiye aho nkagusezerera neza. Numva none nakihana ejo bikanga. Igihe kigeze, urumva nari mfitemo poste nziza, barambwira bati noneho andika abantu ejo imodoka izaza kudutwara tujye mu mishoni. Urumva niba ninjye wabandikaga, narindi aho ngomba kumenya ngo abanditswe naba havuye mwaba, bambwira ati genda ukore liste, ntabwo nari kwikuramo. Turagenda dukora liste, njye n'umuyobozi mukuru, turangije liste nyijyana aho nagomba kuyigeza ndiho. Urumva bagenda bandika bakurikije amapeti, nageraga ku ipeti ryanjye nyine nkahita mbanza kwishyiraho, ntaza no kwiyibagirwa. Liste ndazijyana zigeza aho ngomba kuzigeza. Mu gitondo imodoka ziraza n'abayobozi bakuru kuza kutuganiriza, baduha briefing ya nyuma, baravuga bati ariko bitewe n'impamvu zitandukanye hari abantu bagiye gusigara. Urumva ndavuga nti mu basigara sindimo, kuko numvaga nyine nta muntu wansiga. Abantu batangira kugira ubwoba, abandi senga barasenga, abandi bagira ibibazo. Hashize akanya abayobozi baragaruka bati nta bantu bagisigaye, abantu bose banditse baragiye. Ndavuga ngiye ariko no bagira ubwoba ntago nari ndimo. Bazana liste barasoma amazina, sigara mpagaze gutyo. Basoma burira imodoka, ndavuga ngiye ko mutampamagara se, ati kandi utari kuri liste kandi ari nge wayikoreye, ni gute mburaho? Imana yagukuye kuri liste nta wayigushyiraho. Imana yakugaburiye nta wakwima, Imana yakwimye nta waguha. Ariko abantu baharanira ngo kujya ngo kwiga, ngo gukora ibizamini, ngo gukora ibiki, Imana itagushyize ku rutonde, nta wagushyira ku rutonde. Ubwenge urabushaka ukabubura kandi wari uzi gutsinda, ukajya gukora test ugashaka uyikora, ibintu byose bigahunguka mu mutwe, kubera ko Imana y'icyo gisubizo cya byose. Ndibura kuri liste, abandi burira indege mbareba, kubera nanze kwihana ngo Imana imperekeze. Imana irambwira ngo none wanze kwihana n'imperekeza warayanze, ngiye kukwica. Ngiye nihaniye muri CHK, nakoze accident mu byuma, abantu bakoze accident ukuntu babajomba ibyuma, inkovu zirahari ku mubiri, niyo mu gahanga yanze gusibangana, umutwe bari bawuteze bashyizemo ibyuma. Abaganga bakanishuye nti Mana ndihannye, bati buriya arimo arasamba. Uti Mana none ndabyemeye, ati mumufate mumukomeze agiye gupfa, cyangwa bamuroza impanuka, tiwasanga ari intumano. Ndihana, maze kwihana ndagenda nandika ibaruwa isezera mu kazi, ndavuga ngo Mana nemeye kugira gute kugukorera. Nari maze kwiga kugira gute gutegeka no gutegeka. Ndihana ndagenda manuka mu rugo, ariko kureka inzoga nkumva sinzabishobora. Hari abantu bagiye bihana bakagira utwo bagenda bisigira, ariko niba wihannye ihane umaramaje, ihane urandure, Imana ikugirire neza. Tegeza gukora akazi imyaka igera ku 10, ariko ukaba nta kintu na kimwe wizigamye kandi uhembwa. Wanabishaka ukabibura, si uko nayasindiraga, si uko nayasambaniraga. Sinajyaga mponga kwa kundi abahungu bahereza abakobwa amafaranga. Nanagutelefona nkakubwira nti uraza kunsura, ati ndaza. Titi cyese niba utayifite gumi wanyu cyangwa gumi wabo.
hari igihe abagiye abakobwa bamwe twagiye dukundana bantelefona bakambwira ati pasita bite, bose banyita pasita bite, ni sawa, tukabisubiramo bakambwira ati uribuka ushaka ko twaba tugusuruka twimana tike, ati none ubwo nyine nuko nari imeze kandi akarenga kaza, kuko niho satani abona yakuneshereza. Ndihana rero, ariko numva kureka inzoga ntibizashoboka, kureka kujya muri ambiance sinzabishobora. Ndabanza ndahunga, ndavuga nti njya mu rugo bizansaba kujya mu cyumba cy'amasengesho. Nagera mu rugo noneho icyari kibabaje, nageraga mu rugo nkareba abantu bose bahasengera, nkabona nta n'umwe twakicarana, nkabona bose ndabarenze, nkabona bari munsi yanjye, nkabona ni abakecuru, nkabona ni abagabo badasobanutse, urumva, nkavuga nta bantu ntabwo twasengana, ni abasuzuguritse. Umuntu uvuye mwumva wapi? Ariko Imana ijya ibasha gucoca umuntu ikamumanura ikamushyira ku itapi. Imana ijya ibasha gufata umuntu wigize icyigenge cyangwa ikinani ikamugira nk'intama. Ndabanza njya Gisenyi, ndabanza njya he, Imana irambwira ngo reka naguhamagare gukora umurimo wanjye. Ahubwo yamvugije abandi, Imana nditeguye nzagukorera ibihe byose. Aho nkavuga nti inzoga ntago nayireka, ntago nayihemukira. Ndamanuka njya mu rugo, Imana irambwira ngo manuka ujye mu rugo, niho umugisha wawe uherereye. Manuka ujye mu rugo rw'ababyeyi, niho hari umugisha wawe. Ndamanuka njya mu rugo. Ndibuka nagiye gusura umubyeyi umwe, yari afite butike irimo ibintu byose, amafanta, amaji, ibiki, harimo n'icyayi n'amandazi, ibintu nk'ibyo. Ngezeyo ampa icyayi, ndavuga nti ni ukuri kw'Imana nzarinda apfa ntanyweye icyayi, noneho ampa na mukaru. Arambwira ati nywa mukaru kuko ugiye kujya unywa icyayi unanakibure. Ndavuga nti ngewe nzarinda apfa ntakoresheje icyayi mu kanwa kanjye. Ayiwe, uzarinda upfa se? Uretse ibyo kuzarinda upfa, ibyejo byo urabizi, uko ejo uzaba umeze urabizi. Mbere yo kwigira akagabo ngo ngewe ngo nzarinda mera gutya ngo ibyejo uzi ukuri buramukomeza nibura, ntabyo uzi. Abantu nibareke kwihimbaza no kwiyumva ko ari ibitangaza bafite n'agaciro kadasanzwe. Arambwira ati niba utanyweye icyayi rero nta kindi kintu nguha, yanga kugira ikindi kintu amape, dinda ntaha. Ndabwira basi mpa ubunyobwa, nabwo arabunyima. Basi mpa fanta, nayo arayinyima. Ndataha. Naze gutaha, ndataha numva nyine ni ibisanzwe, nta bintu bidasanzwe. Maze gutaha umuntu arampamagara, arambwira ati uracyanywa byeri? Ndacyazinywa. Tubone dusangire inzoga. Ndagenda, twiriwe tunywa inzoga umunsi wose, turara tunywa inzoga. Natashye mu gitondo saa 2 za mu gitondo z'undi munsi. Ngeze ku muhanda ngura ibisheke, igisheke urakireba, ngura ibisheke 2. Ngeze urumva saa 2 za mu gitondo mu rugo bari babyutse. Ngera mu rugo nsanga abana barahari, umukecuru yabyutse. Ndavuga nti muzane ibyuma turya igisheke. Ariko kubera ko umukecuru afite ibanga ry'uko igihe cyane cyo kwihana cyageze, nubwo ngitera imigeri, nkinyura hirya nkinyura hino, ryabanga ryo gusenga. Nakingingira abantu ngo bajye basenga Imana, bagira ibanga ry'Umwuka Wera, bagira icyo bagenderaho, bagira icyo bavuganye n'Imana. Hari igihe ugera mu bintu bikagucanga, iyo udafite ikintu wavuganye n'Imana wumva wanabivamo, wumva wanabireka. Ariko wibutse ko hari ikintu wavuganye n'Imana, uravuga ngo hari icyo Imana yamvuzeho. Maze gutahana ibisheke, umukecuru aravuga ngo Imana yiza gukora ngo ntawe uzayitanga imbere. Niryo jambo rya mbere yavuze. Aravuga ngo uratashye nti, utahanye ibisheke nti, aravuga ngo Imana niza gukora ntawe uzayitanga imbere. Ducagagura ibisheke turarya, uko ndya igisheke nkajya numva bavuga ngo amen, ngo haleluya, ngo amen. Aravuga umukecuru afashwe n'ibiki? Nta n'ikintu gikomeye Imana itagukorera. Waba uri mu byaha, izere ko Imana yabigukuramo. Niba uri mu bihe byo gusenga, wirekura ukomere mu gakiza kandi ukomerera imbere y'Imana, ahubwo urushaho gusenga cyane. Yesu ngo agiye gutaha abwira abigishwa be ngo mwinyegere tuvuge, ngo ababwira bizaba bikomeye, ababwira ibigiye gukurikira. Arababwira ngo dore mbasize nk'intama ngo hagati y'amasega. Arababwira ngo ariko ikiruta byose ngo mujye muhora musenga. Arababwira ngo kandi si ibyo gusa, bazabanga babampora, bazabarenganya,
ngo uko bangiriye nabi namwe niko bazabagira. Arabwira ngo ariko igikomeye gusenga bifasha umuntu urushye, gusenga bimara umubabaro. Arabwira ngo mujye muhora musenga. Imana rero iha umugisha umuntu wese ukurikiye ikibwiriza, Imana iha umugisha umuntu wese gifite aho kivana n'aho kigeza. Ariko uko waba warakoze ibyaha bingana gute, nta cyaha kibaho Imana itababarira. Niba uri no mu gakiza gakomereremo, uhora usenga umenye icyo Imana igushakaho, uvugana n'Imana, ugendana n'Imana, imbere ni heza kandi mu Mana ni umunezero, ni ibyishimo. Reka dusenga Imana kuko Imana ifite byose, Imana ni umutware wa byose kandi Imana izagirira neza abantu bayubaha bakanayishaka. Mana nziza, Mana y'amahoro, mu izina rya Yesu Kristo umugisha umuntu wese wakurikiranye iki kibwiriza, umugisha umuntu wese utarambiwe kandi gifite aho cyamuvanye n'aho cyamugejeje, kandi buri wese kigira icyo kimusigira mu buzima bwe, kuko ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Buri wese mwe kukumenya, buri wese mwe kugukurikira, nubwo tunyura mu bituru. Mana yanjye, nutwumvire kandi wumve buri umwe, nutabara abarushye, utabara abaremerewe, ni wese w'imfubyi. Dusenga tujye dusenga tuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utabara ibicumuro byacu kuko natwe tubara abaducumuyeho, kandi ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kubera ko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen.